turabasuhuje Fine FM, radio mukunda, radio ivugira kuri 93 n'igice kimwe. Tubashimira ko muri ndahemuka mu gukurikira ibiganiro bya Fine FM. By'umwihariko kandi tubashimira ku buryo mukunda ikiganiro ijoro ntirikorerwa, ikiganiro mumenyereye kuri ino radio, nubwo cyari kimazeho iminsi mike kidatambuka, ariko ni ikiganiro mwakunze muri benshi, ndetse mukagaragaza mu by'ukuri n'umumaro cyagiye kibamarira. Uyu munsi rero cyagarutse, ni ikiganiro muzajya mukomeza gukurikira ku wa gatandatu no ku cyumweru nk'uko mbere byari bimeze, ariko kandi hagahindukaho gusa ku masaha. Mbere mwadukurikiraga saa 11 kugera saa 12, ariko ubu murajya mudukurikira saa 10 n'igice kugera saa 11 n'igice. Muri make ni ikiganiro tuzajya tubanamo isaha imwe, ku munsi wa gatandatu ndetse no ku cyumweru isaha ya saa 11 n'igice kugera saa 10 n'igice kugera saa 11 n'igice. Ikiganiro rero izina ni iryo ijoro ntirikorerwa, mukigezwa n'abavuga butumwa bwiza bagiye batandukanye. Uyu munsi abo muri kumwe muri studio ngiye mwumva ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi kumwe na mwene data nawe ugiye kubibwira, hanyuma tugakomeza ikiganiro. Imana ishimwe cyane. Reka mbanze nsuhuze abakunzi ba radio Fine FM, kandi by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kigira kiti ijuru nirikorerwa. Turanezerewe muri uyu mwanya kuza kuganira namwe. Mazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha, ndumubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, ariko ndumukiranutsi mbikesha kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu ku musaraba. Amen. Urakoze cyane. Uvuze kuri umukiranutsi. Ni ikintu abantu benshi nibwira ko bifuza, ariko ahari kukigeraho bikagorana. Nibwira ko nta muntu utifuza kuba umukiranutsi. Nibyo? Nibyo kandi koko, kubera yuko ntekereza ko abantu hafi ya bose bazi ko ubundi ijuru nyine ari n'iry'abakiranutsi. Nubwo kandi benshi baharanira kubigeraho ariko bakabona bidakunda. Ariko icyo kintu ni cy'umuntu wese abazi ko ijuru rizajyamo umukiranutsi udafite icyaha, umuntu udafite icyaha rwose. Yego rwose. Nibyo, ariko niyo mpamvu turi hano, duhari kugira ngo abo bantu bose bagiye babyifuza, bakifuza kuba baba bakiranutsi, ariko inzira bakayibura. Uyu munsi tubarangirije. Niko hari wabishuri warabiririmba, aravuga ngo Yesu numara kumwemera nk'umukiza wawe, ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, ariko ngo usabe n'Imana ibahishurire Yesu kugira ngo bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Neza nk'iyo twagiriwe, ntitwayiceceka, natwe tuba twaje hano kugira ngo tuyigezeho abatwumva. Yego rwose. Ikindi gihari, waruvuze ko abantu babizi ko ijuru rizagibwamo n'abakiranutsi, ariko burya navuga ko ahatari ijuru hari ikindi nanone. Ubwo nyine birumvikana, nuko ahatari ijuru nuko hari umuriro nyine. Hari umuriro, kandi ubwo umuriro nyine nuko uzajyamwa abanyabyaha. Yego. Kandi tukaba ntawe twifuriza kuwujyamo. Ateye ubwoba, aho Bibiliya ivuga ko ngo n'urunyo rwaho ntabwo rupfa, n'umuriro waho ntabwo uzima, ngo niho bazaba bakarira ndetse bahekenyera amenyo. Nta wakwifuza ko hari uwazajya kubayo. Abantu babitekerezaho gake kandi birakomeye. Impamvu mbivuze, iyo tukiri mu isi, mu by'ukuri tuba duharanira byinshi nyine bya hano bitandukanye, kandi bikenewe birumvikana. Amafaranga, amashuri, imodoka, amazu, ushaka urubyaro, byinshi nyine tuba twifuza kugeraho, nabyo kandi nyine bikenewe. Ariko hari ikintu nyine kibi
kiri inyuma y'ubu buzima bwa hano n'uwo muriro wavugaga yego ntawe twakwifuriza kuwujyamo nibyo ahubwo twakwifuza ko mu by'ukuri abantu bazajya mu ijuru ndetse reka mvuge ko nubwo twifuza kubaho neza tukiri mu isi ariko ntitubigeraho mu buryo tuba tubyifuzamo mu isi iteka hari akantu kaba kabura niko isi iteye no kuzamuka no kumanuka ni pandateremuka byakunze none ejo byanze ni byishimo mu mwanya ni umubabaro mu wundi mwanya nibwo buzima bwo mu isi nibyo rwose nibyo ku buryo mu by'ukuri ubuzima bwiza abantu bifuza batajya banabona yego ni iryo juru turi kubabwira kandi reka mvuge ngo abantu bose baba bashaka nyine ubuzima bwiza icyo kintu cyitwa kunezerwa ubundi byiteka reka mvuge ngo n'ubundi isi ntigifite ntabwo igifite n'amahoro yuzuye nta isi ifite yego umuririmbyi yaravuze ni he habizera bazajya kuba muri iyi si ntaho tuzakirira ntantu hatagerwa n'umubisha ibibi n'ahantu twabihungira naho mu isi naho mu ijuru ni he wabo wabizera amen mu ijuru niho babizera bifite sense birumvikana kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ariko butanga n'ibyiringiro by'ubugingo buhoraho ibyiringiro by'ijuru naho ubundi ibindi bintu byiringiza abantu isi ni ukubatenguha nicyo ibyanditswe byera bivuga ngo ni ibyiringiro birereswe bitera umutima kurwara hari n'aho Pawulo abibwira Abafilipi akavuga ngo hari abantu bakeba gukeba kubi ariko akabavugaho ibintu bibi akavuga ngo abo ngabo ngo Imana yabo ninda ngo bahuze umutima kubiri mu isi ku by'isi noneho ngo amaherezo yabo no kurimbuka akongera akavuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru ngaho dutegereje ko umukiza wacu azava ngo niwe uzahindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi akayihuza cyangwa se akayishushanya n'umubiri we ubwiza amen ngo kubera ko afite imbaraga zo kwigandurira ibintu byose amen so ubutumwa bwiza tubabwira rero mu by'ukuri ni ubutumwa bwiza bubahereza ibyiringiro bidashidikanywaho nibyo by'ubugingo buhoraho amen umuntu akaba mu isi azi neza ko iwabo ari mu ijoro so ibyo rero mu mirimo y'umuntu ntibishoboka uko wabigenza kose natwe twaragerageje kameme ntako tutagize n'abandi bazakomeza bagerageze ariko nta muntu n'umwe waheshwa kuba intungane ngo bimuheshe kujya mu ijuru biciye mu mirimo ye ntabwo bishoboka ntawubaho oya kandi reka ntibishoboke nuko nyine umuntu ubundi ni umunyantege nke urakoze cyane ni umunyantege nke ku rwego aho Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza mu Baroma igice cya 7 ngo ariko ibi bikananga imbere niko umuntu ateye wese kandi umuntu wese niko ateye nibyo bivuze rero ngo ntiwikanirenganye hari igihe umuntu yirenganya akavuga ati ngiye byarananiye naragerageje ukagira ngo hari abishoboye wa oya ntawe nyine nicyo kibazo abantu babwira ko bakijijwe kubera ko babajyanye mu idini bakabigisha ibintu bakababatiza bakabaha imirimo bakajya muri za korali za worship team diakoni n'ibindi no guhinduranya imyambarire ibintu nk'ibyo defiriza ibintu byinshi ibi byose bakabyita gukizwa ariko umutima ntumubwire ko yajya mu ijuru umutima ntumwemeze ko ari umukiranutsi nakabajije umuntu ni mugoroba duhuye ndi kumuganirira ku butumwa bwiza ambwira ko yari yiteguye cyane kujya mu masengesho ariko mubajije namubwira ntese ko ubundi igituma wumva ukunda Imana wumva ari ukuzajya kubahe ati numva ngeneye kuzajya mu ijuru atese noneho uri intungane yanga se umukiranutsi arambwira toya ati ntabwo umukiranutsi uba ku isi
ati ubwo se niba utari umukiranutsi ubwo noneho uri gukorera iki kuri ubu ngubu n'icyo uri kuruhira arambwira ati ko numva waba ari umuriro se kandi très bien niko bimeze rero yego ko bimeze ariko twavuga ko nyine wowe byananiye ukumva uragerageza bakubwira kureka ibintu bakanakubwira formule harababwira n'inzira byanyuramo bakubwira ati fastinga cyane gufastinga no kwiriza cyane wirize cyane usenge cyane ube mu murimo cyane uririmbe ube muri korali ube hafi y'abapasitoro ntukajye kure yabo usenga gira gutya participa muri church gira gutya ariko umuntu akajya yumva iteka aracyafite ikibazo mu mutima kimubwira ngo ntabwo uri umukiranutsi kandi upfuye warimbuka reka tuvuge ngo wowe byananiye gukiranuka waragerageje bikanga ukaba ufite byinshi wibonaho bikwemeza rwose ko utari umukiranutsi reka nkubwire ngo si wowe wenyine kandi reka nkubwire ngo wikwiyicira ubusa kandi rekera naho kugerageza ntibizanakunda iyo nzira ntirashoboka ntawe ukiranuka n'umwe abaroma mu gice cya 3 guhera ku 9 ntawe ukora ibyiza n'umwe bose barayobye bose bahindutse ibigwari ntawe ushaka imana umuhogo wabo ngo ni nk'imva irangaye ni bibiliya muze kwasha ngo inzira y'amahoro ntibarakayimenya ibyo ni abantu bose Paulo aravuga ngo tumaze kuvuga abayuda n'abagiriki ko bose batwarwa n'ibyaha ngo mbese twebwe turabaruta ngo ntibibaho ngo natwe ntitubaruta so umuntu wese ku bwa kamere dukomora kuri Adamu wese ni umunyabyaha nibyo ntabwo ari wowe wananiranye ahubwo niko abantu bose bameze Abaroma 3:23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ni kamere muntu ni kamere ni ko umuntu avuka ameze biciye ku gicumuro cya Adamu igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka Abaroma mu gice cya 5:18-19 nuko abantu bose bameze nawe ndukubwira ngo gerageza senga cyane gira gute nawe ntibyamushobokeye mbese kurangira inzira nawe atashoboye kunyuramo nawe rero ntibizashoboka ariko hariho ubundi buryo butari ubwo hariho indi nzira itari yo kuko gukiranuka 100% nibyo umuntu asabwa kugira ngo ajye mu ijuru nibyo kuba umuntu rwose urumva Imana irera kandi izabana nabera rero umuntu Imana izabana nawe numeze nkuko imeze urakoze cyane kandi nkuko wari ubivuze ntabwo bishoboka mu muntu kubera kamere y'icyaha twakiriye yego rwose kamere y'icyaha twakiriye ku buryo ibindi umuntu aba ari kurwana nabyo ni ukurushaho guhunga Imana mbese kujya mu masengesho ugira ngo biraguhuza n'Imana kwiriza ubusa kuba muri korali ubicunga mu inzira ya kujyana mu ijuru ni ukurushaho ahubwo guhunga Imana kujya kure y'Imana très bien nibyo rwose gukiranuka rero byo biva mu yihenzira nicyo tugiye kusoma tugiye kubabwira kuko nyine tuzi neza natwe ko kujya mu ijuru bisaba ngo umuntu abari umukiranutsi ndetse 100%. None byasaba iki byanyura mu yihe nzira kugira ngo nawe udukurikiye bigukundire ko waba umukiranutsi mu buryo bwuzuye 100% kandi uzigire mu ijuru nicyo tugiye gusobanura tujye mu byanditswe nubwo twagiye tubivuga byanditswe byinshi ariko reka tubisome noneho igice cya mu gitabo cy'Abaroma igitabo cyandikiwe Abaroma igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere turasoma twihuta haravuga ngo niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri ariko ubundi igice kiba kiza kivuga bijyanye urumva niba ari uko biri siko batanya bavuga mu gice cya 4 niba ari uko biri ubwo bivuze ngo hari ibindi bintu bari barimo baravuga yego noneho baza kwibaza ati bwose niba ari uko bimeze noneho mana we ubundi hejuru baba bari kuvuga nyine uburyo muri cya gice cya 3 twavuze abantu bose ari abanyabyaha banakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana hanyuma rero hano baje kuvuga ngo niba ari uko biri iyo twari turi kuvuga se
niba ari uko biri ni nko gusa nk'aho ari ukubura igisubizo. yes niba ari uko biri twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri bagiye kureba rero ingero z'abatubanjirije kandi bafatwa noneho nk'ibyitegererezo mu kwizera. Tujye kuri Aburahamu twavuga iki rero kuri Aburahamu? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo abafite icyo yirata ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Niko ibyanditswe bivuga ngo yizeye Imana bimuhanirizwa no gukiranuka. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Noneho cya gisubizo kirimo kiraboneka. Baravuze ngo udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo ati uw'Imana. Bavuze Aburahamu bahita bihuta bajya kuvuga Dawidi. Nawe ngo yavuze amahirwe y'umuntu Imana ibaraho. Uzi ko gukiranuka ubwo bivuze ko ari amahirwe? Ni amahirwe, si imirimo. Ni amahirwe umuntu agira. Ni amahirwe umuntu agira. Noneho ngo yayagira ngo Imana ikamubara nk'umukiranutsi atabiheshejwe n'imirimo. Ati hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikira. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Amen. 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 Yes. Ubundi abadukurikiye ntekereza ko iyo tuvuze Aburahamu mu byanditswe tukavuga ba Dawidi, tukavuga na ba Daniyeli, tukavuga n'abandi, baba ari abantu bafatwa nk'ibyitegererezo mu byanditswe byera. Ariko nubwo abantu bafata nk'ibyitegererezo, ntabwo abenshi baba bazi impamvu yo kwitwa abakiranutsi kwabo. Nibyo. Kuko baragerageza bakavuga ati buriya nsenze amasengesho nanjye wenda naba nka Aburahamu, nkoze imirimo myiza mu rusengero n'ahandi naba nka Aburahamu. Ati burya kandi nsabye n'Imana imbabazi, ati kuko na Dawidi ati nkagira umutima umenetse ati nk'uwa Dawidi. Ariko Dawidi we ari kuvuga ko ahubwo ari amahirwe. Haleluya. Ni amahirwe umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Amen. Ubundi kubarwaho ikintu umuntu abarwaho si cyo yakoreye. Niyo mpamvu bavuze hepfo ngo yaba na Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo yakoze abafite ibyo yirata. Ubundi nyine uramutse uhawe ikintu kubera ko wagikoreye uranirata. Sibyo? Nicyo gihe bongeye barabisobanura. Baravuga ngo nyamara ukora we ibyo ahabwa ntabyita iby'ubuntu ahubwo abyita nari nabiruhiye. Ni igihembo rwose. Ariko udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa. Ariko mwe mudukurikiye rero mureke tubabwire ngo ibi birabareba namwe byababera. Nawe waba umukiranutsi nawe byakubera. Ari igihe bagiye bakubwira ngo byakubera ngo nawe ukajya ukaba muri etaje, nawe ngo byakubera ngo nawe ngo ukakwitwara mu modoka, ngo nawe ngo byakubera. Ariko nanjye reka basi simbyanze rizakubera, ariko reka mvuge ngo nawe byakubera ukaba umukiranutsi ubiheshejwe no kwizera. Muri aya masaha warara mu banyamahirwe cyane rwose. Warara mu banyamahirwe cyane rwose. Imana ibaraho gukiranuka batabiheshejwe n'imirimo. Urumva ni ikintu kigoye kubera ko bigoreye ko abantu bose bazi ko bigomba gukorerwa. Gukiranuka gatoya no ku kanini, ariko kuko byakunaniye ni ikigaragaza ko bidakorerwa. Ahubwo Imana yabonye ko bidashoboka ku mwana w'umuntu, bituma yohereza Yesu. Avukira mu isi yambara umubiri w'abantu, biciye mu mwari Mariya asama inda ya Mwuka Wera kugira ngo Yesu aboneke yambaye umubiri w'abantu ariko adakomoka kuri Adamu na Eva. Niwe wenyine wavutse atameze nkatwe. Nibyo.
hanyuma aba mu isi arakiranuka birakunda 100%. Bimwe byakunaniye we yarabishoboye. Abaroma 4:15 haravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha. Abakora intuba 2:5 bamuvuga ukuntu nkunda, baravuga ngo utigeze kumenya, hariya bamuvuga neza bamuvuga ni utigeze kumenya icyaha. Imana ishimwe cyane kubw'uwo utarigeze kumenya icyaha n'umwe gusa ni Yesu Kristo. Ariko baravuga ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo muri we, iyo kugira ngo irakomeye cyane, iyo kugira ngo impamvu byakoze kuki Yesu yahindutse icyaha ku bwacu, kwari kugira ngo muri we natwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Muyandi magambo umva kabanga, umva mode pass, umva ijambo banga, umva urufunguzo. Yesu yahindutse icyaha ku bwawe, yishyizeho ubunyacyaha bwawe atakoze, kugira ngo muri we nawe uhinduke gukiranuka kw'Imana, nawe ubarweho gukiranuka kwa Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Ni ukugurana twaguranye. Yesu yari gutwara ibyaha atakoze ngabure kugira icyo wowe agusigiye. Yes. Ni ukuvuga ngo abitwaye nawe uduteze amatwi, yego, yaguhaye gukiranuka. Amen. Iyo tuvuga ko kujya mu ijuru ari ugukiranuka, ntabwo binyura mu nzira yitwa gukora, ahubwo binyura mu nzira yo kwemera icyo wakorewe na Kristo. Ari ugukora na Yesu byari kumusaba gukora ibyaha kugira ngo ahinduke umunyabyaha. Ariko uretse no kugikora ntiyigeze no kukimenya. Niyo mpamvu bavuze ngo utigeze kumenya icyaha yahindutse ku bwacu. Iryo ni ryo banga. Kuki Yesu ahinduka icyaha atarakoze bigakunda, n'igihano cy'abanyabyaha akajyamo bigakunda, urupfu rubi rwo kwashinyagura. Iryo banga niryo rituma nawe uhinduka umukiranutsi utarakoze ibyo gukiranuka, kubazwa gukiranuka kwande kwa Yesu. Nicyo gituma yitwa umucunguzi wawe. Ibyo yakoze ni wowe yabikoreraga, kugira ngo ahubwo byakiza amaboko yitwa kwizera. Amen. Abantu benshi bazi ko bizera, ariko Abaroma 10:10 bavuga ikintu gikomeye cyane. Baravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Niba utari umukiranutsi ntabwo wigeze wizera Yesu, nubwo umaze imyaka myinshi uzi ko umwizera. Iyo wizeye Yesu uhinduka umukiranutsi ubazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ubwo reka tubwire abatwumva ikimenyetso kigaragaza ko umuntu yizeye Yesu, yego, nuko aba umukiranutsi. Urakoze cyane. Hadashingiye ku myaka myinshi cyangwa mike umuntu amaze mu idini, hadashingiye kuba yarabatijwe akaba ndetse agira imirimo akorera mu rusengero, ntaho bihurira. Bavuze umutima, ni umuntu yizeza ibyo akabarwaho gukiranuka. Uri mu iduka ucuruza, izere ko Yesu yatwaye ibyaha byawe byose. Uri mu modoka, izere ibyo nawe ubarweho gukiranuka kwa Yesu, bidasabye kujya kwa pasiteri na padiri n'abandi. Uhitume umukiranutsi 100% imbere y'Imana. Nta kindi bisaba, nta n'ikiguzi, nta turo ry'ishimwe, nta musanzu wakora, nta nibature, nta burakeye. Ibyo ntibirimo. Izere ibyo wibere amahoro, uhinduka umukiranutsi imbere y'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Kandi birumvikana kuki se arundi ari by'iteka ryose, nuko ubihawe n'Uwiteka. Amen. Gukiranuka kw'iteka ni Kristo. Iyo mwizeye rero ugabana gukiranuka kwe kandi kw'iteka ryose. Amen. Ni ibintu barwaho, ni ibintu uhabwa ku buntu ubazweho. Niyo mpamvu utanabyamburwa, niyo mpamvu nta garanti bifite kuko si ibyawe. Gukiranuka kwa Yesu ni ukwiteka, iyo kuguhaye nawe ubuhinduka umukiranutsi mu buryo bw'iteka ryose. Ntabwo nzi dufite iminota ingahe twasangira n'abadukurikiye, ariko ahari turacyayifite kuko turacyafite 35. Turacyafite iminota rero. Iyo uvuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe ubuvuzi ibihe. Hari ikiganiro nakoranye n'umuvandimwe niba dukurikiye simbizi ndamusuhuje, yitwa Asimo Ronald. Twakoze ikiganiro gikomeye, arambwira ngo ariko kamonero yo kubwira abantu ko ibyo biganiro tuba tuvuga biba biri kuri YouTube. Yego. Ushaka kubikurikira najye kuri YouTube. Dufite ibiganiro byinshi by'ubutumwa bwiza. YouTube channel yacu yitwa Ijuru Rikorerwa TV.
nibyo ni ijambo rikomeye ijuru ntirikorerwa TV jyaho rero niba ujya ugira amahirwe yo kugera kuri YouTube kanda jyaho aka kanya kuri ijuru ntirikorerwa TV ukurikira ibiganiro by'ubuhora ibiganiro by'ubutumwa bwiza bukiza ibiganiro bikiza ibiganiro bigukuraho imikoshi yes na zakarande n'imyako ukabicyaremwe gishya muri Kristo Yesu umuragwa w'ijuru umwana w'Imana reka ngaruke kuri cyo kintu navuga arambwira ati Emile ati bijya byorohera abantu kuba umuntu yakubwira ngo Yesu yapfiriye ibyaha byanjye atari ko kuba yakongera akavuga ngo ariko ni ibyaha byanjye byose kugeza kandi iteka ryose ati hoya ataho ngaho ho naba ndengereye aho niho bigoranira kumva urimo kubyo arambwira aho ngaho niho hagoye cyane ati ko umuntu yakumva ko Yesu yapfiriye ibyaha bye kandi byose hatavuyemo na kimwe ibyashize ibyubu nibizaza ati ibyo bintu byaba bikomeye aho niho abantu bagera bagatsikira noneho nange ndabaza nti se ubundi uvuga ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe ko wari utaravuka ngo ukoremo n'icyaha na kimwe ubuvuze ko yapfiriye ibihe yagenda namubwiye nti byakabaye byumvikana kuko ahubwo nta n'ibindi yapfiriye bitari ibizaza kuko wari utaravuga ngo ubikore nibyo kuko abantu bajyaho ngaho bakabwira ati rero ibyaha byawe warabibabariwe igihe wihanaga atari ko ibindi uzakora uzajya uwisabira Imana imbabazi ntabwo twabura kubibwira abantu aka kantu kuko ni umutego ukomeye wa satani nukubwira ati nibyo koko pe ati twose twarababariwe pe tariko nugira itugwamo Imana ni nyembabazi ariko kandi ubwo umutego ukabuguyemo kuko ubwo ni ikimenyetso gisobanura kutigeze umenya imbabazi z'Imana urakoze cyane kuko icyatumye Imana itanga Yesu abo kwari kugira ngo tubabarirwe ibyaha abaheburayo 10 ku murongo w'10 rango uko gucaka kw'Imana niko kwatumye twese tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose amen gira ijambo rikomeye gushaka kw'Imana nicyo cyatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije byiteka ryose ubwo turabera iteka ryose amen wadukurikira rero be kugupfunyikira bakubwira Yesu utariwe Yesu wapfiriye ibyaha byawe byahashize akaba atarapfiriye ibyubu n'ibigiye kizaza aho hashize bakubwira ubundi ho ni Yesu apfa ntiwari uhari ngo wari umaze gukora ibyaha 30 noneho ibyo ngibyo aba ari byo hapfira ibindi uzirwariza Yesu yapfuye utariho kandi yapfiriye ibyaha byawe kuki tumva ko ari ibyo nyine byose bikuba muri kamere yawe kandi ahaye tubivuze hari abantu bavuga ngo ngo rero mugiye gutuma dukora ibyaha gute none usibye ko wowe uduteza amatwi turi kukubwira gukora ibyaha se ubundi mu busanzwe ntabyo wajyaga wibonamo ujya wihana ibyo utakoze imbabazi uhora usaba ntimuyitiranye ibintu oya ahubwo turi kukubwira imbabazi wagiriwe turi kubivuga umurimo Yesu yakoze turi gushinga agati ku gikorwa Yesu yakoze ntabwo turi hano ngo dushyikire gukora ibyaha ahubwo turimo turashinga agati ku murimo Yesu yakoze unoze ushyitse urangiye amen shitani akawupirata kabisa bohoka uyu munsi akira imbabazi z'iteka akira gukiranuka ku iteka wewe ngo cakira ngamazu ngo cakira visa cakira gukiranuka ku iteka cakira imbabazi z'iteka ibyo bintu zabyongererwa ibyo ni bisanzwe n'ibintu bisanzwe nibyo warababariwe waremewe wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera
warogejwe watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije ayo maraso, mbese imyambaro yawe irera. Ese amaraso ahora ameneka cyangwa yarameneka? Yamenetse rimwe kandi amenekera ibyaha byacu byose kandi byose. Yes. Ni ukwizera ibyo nibyo ukagirwa umwere imbere y'Imana mu buryo bw'iteka ryose. abo abera baziraniye nibo bazajya mu ijuru. Ariko ntawe uzajya mu ijuru kubera ko yakoze cyane akiyuha kuye. Ahubwo tuzajya mu ijuru tubiheshejwe no kwizera Yesu. Bavuze intwari zo kwizera, bavuze Dawidi, bavuze Aburahamu. Aba bose bagaragaje ko batsindishirijwe no kwizera, bahinduka abakiranutsi imbere y'Imana kubwo kwizera. Wowe se nawe wakwakire gukiranuka nk'uko Aburahamu? Yego, wakwakire gukiranuka nk'uko Dawidi. Amen. Ariko ni nabwo washimira Imana. Nibwo washimira. Sinzi uburyo abantu batabyumvamo. Dushimira Imana. Hari umuririmbyi uvuga ngo Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinutsw'ibyaha byanjye binezeza ngukundiye amawawanya mbariye mu mutwe ntabwo nigeze ngukunda uko ngukunda ubu. Nibwo uzajya wamukunda. Yes. Ubu nise wabumukundira iki? Kandi muri icyo nyine ni mu rukundo ruri. Turayikunda nyine kuko uba wasobanukiwe none urukundo rw'Imana. Yes. Uravuga gukunda Yesu nta buryo wamukunda utarasobanukiye ko umurimo yakoze wakugize umukiranitsi imbere y'Imana. Kweli. Sibyo? Nibyo. Uzajya wamukunda ahubwo. Mu buryo utigeze kumukundamo mbere. Nibyo. Yes. Ukamukundira amahwa yakwambariye mu mutwe. Yes. Ukamukundira icumu yatewe. Ukamukundira imisumari bamuteye. Yes. Ukamukundira kwambika ubusa kubwawe. Ukamukundira guhinduka ikivume kubwawe. Ukamukundira ko yagucunguye byiteka. Ariko Yesu wamukundira iki wana? Ukamukundira ko yaguhaye ubugingo bwiteka. Ukamukundira ko yaguhaye ijuru mu buryo bwiteka. Ukamukundira ko yakugize intungane mu buryo bwiteka. Ukamukundira ko yaguhaye imbabazi mu buryo bwiteka. Ngaho ujye wamukunda aho. Yes. Utekereza ngo nibwo wakora ibyaha gute se kandi abaye inshuti yawe wayihemukira se? Ariko banza umenye urwo yagukunda, wakira urwo rukundo, uzajya rwagutwara, uzatwarwa n'urukundo, ukorere mu rukundo, ugendere mu rukundo, uvugire mu rukundo, ubeho mu rukundo. Amen. Nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Amen. Ubu nibwo butumwa bwiza, ubutumwa bukiza, ubutumwa bubohora, butanga ibyiringiro, butanga amahoro, atemba nkuru. Ukajya ugenda uririmba zaburi mu mutima wawe, ukajya ugenda uririmba intsinzi ya Yesu, ukajya ugenda uririmba intsinzi y'umusaraba, ukajya ugenda witera hejuru ubikesha igikorwa cyakozwe na Kristo ku musaraba. Amen. Yes. Turabaha telefone. Yego. Nibaduhamagare. Yego. Kuri 079 18 25 900. Kanyisubiremo 079 18 25 900. Muduhamagare abashaka kudusangiza icyo bungutse mu kiganiro. Allo Fine FM. Yesahimbazwe mushiki wacu, ninde tuvugana? Yes, Emeline. Emery uherereye he? Volume Kacyiru. Ni iki wungutse mu kiganiro?
Amen. Emery, umuntu umeze utyo rero yitwa umukiranutsi imbere y'Imana. Ubu nawe uhindutse umukiranutsi rwose. Amen. Umukiranutsi ni umuntu Imana itabaraho icyaha ariko ku bwa Yesu. Umva ari cyakubuza kujya mu ijuru? Nta cyaba kikubujije kujya mu ijuru. Yego no yego 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 noneho igikomeye rero nicyo gusa cyuko Yesu yagupfiriye akaguhanagura urubanza rw'ibyaha. Icyo nicyo kiruta ibindi byose, nicyo kizaguhesha kujya mu ijuru. Umuntu utabarwaho icyaha nta cyamubuza kujya mu ijuru rwose. Ugubwe neza. Iyi nimero wanayihamagara na nyuma y'ikiganiro ukeneye kujya nko kuri WhatsApp group n'ibindi kugira dukomeze tugufashe. Urakoze, ugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Abantu nibakomeze bagubwe neza, bishimire impano y'ubuntu. Hello Fine FM. Hello. Yes, turakumva. Yes, ahimbazwe. Ninde tuvugana? Alexandre, uherereye he? Kicukiro. Ni iki wakuye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM? Yes. Yes. Yes, yes. Alexandre, umva mu mutima wawe wabyakiriye? Okay, umva nta cyaha ubarwaho ku Mana? Okay. Tuzababarirwa cyangwa twarababariwe? Ako kandi ukumve neza Alexandre, ntago tuzababarirwa ahubwo exactement. Nicyo kitugira abere imbere y'Imana. Nicyo kitugira abere, nicyo kitugira abakiranutsi imbere y'Imana. No kwakira izo mbabazi twaherewe muri Kristo Yesu. Urakoze nawe ugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Reka tukubwire ko ubundi iki kiganiro ari cyo twaje kukubwira. Wowe uri kuvuga ko mu by'ukuri uhora ucumura nyine, uri umunyantege nke, ariko reka tukubwire ko icyazanye Yesu Kristo mu isi ari uko yaje kwishyiraho ibyaha byawe, abyishyiraho byose, ndetse n'igihano cyabyo Kristo Yesu aragihabwa, ajya ku musaraba, amaraso ye arameneka, amaraso yiwe amenetse ubabarirwa ibyaha byawe. Icyo ni igikorwa cyakozwe na Yesu rimwe, ni imbabazi wahawe rimwe, ariko bibaye ibyiteka ryose. Ibyo bintu iyo ubyizeye mu mutima wawe ubaye umukiranutsi imbere y'Imana. Niko umuririmbyi aririmba akavuga ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi. Muri make turi kukubwira ko izo ntege nke uko wibona nicyo cyazanye Yesu Kristo mu isi, nicyo yazize, ni ibyaha byawe byose uko bingana, uko bikusanyirije muri kamere yawe, Yesu Kristo yarabihaniwe. Ubyizere mu mutima wawe, urare nawe uri umukiranutsi, kandi byiteka ryose uyikomora kwizera igikorwa cyakozwe na Yesu. Amen. Ndizera ko yasobanukiwe. Allo Fine FM. Allo. Yes, turavugana nandi muherereye he? Donati Gicumbi. Yes. Wadukurikiye? Okay. Ubashije neza. Ariko tukubaze Dona,
ubundi wowe wumva kujya mu ijuru bizaca mu yihenzira ku rwawe ruhande kugira ngo uzajye mu ijuru bizaca mu yihenzira kugira ngo bizajye mu ijuru nuko nzakiranikira Imana kiriti cyane gisa nacyo nuko byumva nyine navuga nyine nkaba ntari umunyabyaha imbere yayo okay. Dona reka tugufashe umaze igihe mu rugendo n'ubundi rwo kureka icyaha n'igisa nacyo ariko urabizi ko byakunaniye ariko ntabwo ari wenyine n'ubundi byananiye niko umuntu wese ateye ukomoka kuri Adamu na Eva umuntu wese avukana kamere y'icyaha hanyuma muri we hakabamo ahubwo kwibonamo gukora neza no gukora nabi icyo gituma ubona ugerageza gukora neza ariko ukabona ntibikunze byose 100%. Icyo turi kukubwira rero kugira ngo ube umukiranutsi uri hano ku isi ndetse uzajye no mu ijuru nuko ukwiye kwizera ko Imana yohereje Kristo Yesu mu isi akaza hano mu isi twabivuze akaza mu isi yambaye umubiri wacu ariko adafite kamere yacu twavukanye hanyuma akaza mu isi agakora byose agakora ibyiza byose akabikora neza 100% akagukiranukira ari hano mu isi mu myaka 33 yamaze hanyuma yarangiza akabarwaho ibyaha byawe byose Yesu yabibazweho wowe Donati utari wanavuka wavutse usanga Kristo Yesu yarabazweho ibyaha byawe hanyuma nawe ubarwaho ugukiranuka Yesu yagukiranukiye ari hano mu isi si ibyo gusa kandi yagiye no ku musaraba guhabwa igihano cy'ibyaha byawe burya amaraso ya Kristo Yesu yamenetse ku musaraba niyo yatumye Donati nanjye tubabarirwa ibyaha byacu Donati ibyo bintu yubyizeye mu mutima wawe ububaye umukiranutsi imbere y'Imana utabikesha imirimo yawe ahubwo ubikesha kwizera icyo gikorwa cyakozwe na Kristo Yesu ku musaraba ibyo bintu byizere mu mutima wawe ni nacyo gituma tukubwira ko ijuru ridakorerwa impamvu ijuru ridakorerwa ubundi nuko rihenze urabona ko nawe ugerageza kurikorera ariko byaranze hanyuma nicyo gituma byasabye ko Yesu aza ahubwo kuri duhesha kuko ijuru rirahenze ikiguzi cyaryo cyatanzwe na Yesu kandi niwe wishyuye yishyuza ikiguzi cy'amaraso yamenekeye ku musaraba yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera muri 74 aravuga ngo mbese ni ikiguzi ki twatanga kwinjira muri urwo rurembo ngo nta kiguzi na kimwe twatanga Yesu yishyuriye byose Imana ishimwe so impamvu ridakorerwa nuko ibyo twasabwaga ari Yesu wabikoze gukiranuka dusabwa nta numwe wakubona binyuze mu mbaraga ze ahubwo ni Yesu waduhesheje kuba abakiranutsi aduhesheje kuba abakiranutsi rero abanaduhesheje kujya mu ijuru kuko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho tubukesha rero nde Yesu Kristo ntago ari imbaraga zacu ntago ari ibikorwa byacu Donati wasobanukiwe urakoze ugubwe neza niba ukeneye kujya kuri WhatsApp groupe yacu turaza kuguha nimero dushoje ikiganiro turaza kuvuga nimero mwakwandikaho cyangwa n'ubu twazivuga umuntu ukeneye kujya kuri WhatsApp group natwandikire kuri WhatsApp kuri nimero 0784 4257 iyo nimero ntimuyihamagare aka kanya ahubwo muyandikeho kuri WhatsApp tubashyire kuri WhatsApp group ijuru ndirikorerwa mukomeze mwunguke mwunguwe na bene so bari hirya no hino Okay, nimero ni za zindi muri guhamagaraho ongera uzibasubiremo 079 18 25 900. Okay. 079 18 25 900. Muduhamagare mu kiganiro ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM. Yes, Fine FM allo. Fine FM allo. Yes, twabakiriye muri bande muherereye he? Aravuga gake ongera ijwi anaherereye rezo ziri kumutenguha ni nkeya ko wenda arongera Allo Fine FM muraho turavugana nande uherereye Damascene
Gakenke wakurikiye ikiganiro ejo ntirikorerwa okay ni iki wungutse mu kiganiro ukayakura he wavuze ko ari inde izina wavuze ko witwa nde yego Damascene hanyuma wamaze gusobanukirwa ikizaguhesha ijuru wowe wamenye ko ari iki kizaguhesha kujya mu ijuru nukwemera nyine igikorwa Yesu yadukoreye ku musaraba uko cyazanye Yesu no kugira ngo atubabarire ibicumuro byose yes kandi yarabikoze ibintu cyiza kiriho rero numvise nuko twizeye igikorwa yadukoreye hano twamara kwemera icyo gikorwa Yesu yadukoreye twemera ko nta kindi cyabigiza ayo maraso ya Yesu yamenye ku musaraba akatwezaho inenge amen Damascene nawe uremera ko uri umukiranutsi ku Mana ku bwa Yesu naje rwose ndabyemera Imana ishimwe cyane Damascene turaza uze kuduhamagara nyuma y'ikiganiro kugira ngo tujye dukomeza tuganire twungurane uri Gakenke aherekera he uri Gakenke mu uhe murenge umurenge wa Ruri okay gubwa neza muri Kristo Yesu uyu we yasobanukiwe allo Yesu ashimwe turavugana nande aya ongera ijwi muravugana na Bubakar umuvandimwe Abuba yego rwose uradukurikiye ndabakurikiye kumwe na bene data bo mwako gace yego rwose urimo natwe tubanezezwa n'ijambo ry'ubutumwa bwiza amen hashingiwe ko natwe umugabo twawugabanya muri Kristo Yesu amen bityo rero nyagasani ashimwe kubera ko yaduhaye ibindi byose yari afite yego akaduhesha ubugingo buhoraho buduhesha kubona ikibanza mu ijuru amen bityo rero tukaba turi amahoro kandi tunejejwe n'ukuntu Imana yabigenje muri Kristo Yesu Imana ishimwe amen ya twavuga ngo dusuhurize bene data b'igisagara Imamba yagiye karatwumva arakoze cyane mbese arashatse kutubwira ngo nanjye ndabakurikiye kandi mukomere nibyo arakoze cyane arakoze umuvandimwe allo Fine FM turavugana nande muherereye he numvise Kimironko gusa ariko ntago menya aho muherereye ntago namenye mwitwa bandi wavuze irihe zina Adolphe yes Adolphe mwadukurikiye mu kiganiro ejo ntirikorerwa iminani 44257 mujye no kuri YouTube ijuru ntirikorerwa TV mukurikira ibiganiro byacu byose urakoze 44257 arakoze cyane arakoze yashakaga nimero ya WhatsApp nabyo ni byiza ikoranabuhanga riradufasha bikoroha kurushaho ego so ongera ubwira abantu bahamagaye allo Fine FM turavugana nande mushiki wacu Anastasia umuherereye he kuri Yenzi ongera ijwi gato kwirebero yes gikomeye nicyo twavuze cy'uburyo noneho waba mwisi uzi neza kuzajya mu ijuru yego
uzabikesha iki kujya mu ijuru? Wumvisha ni iki kizaguhesha kujya mu ijuru? Okay. Yego. Amen. Urakoze. Twavuze nimero zacu za WhatsApp, mushatse ko tubashyira kuri groupe kugira ngo urushaho gukurikira ibiganiro byacu, muze kutwandikira kuri ya nimero twatanze ya WhatsApp. Uwo mwana mumudusuhurize. Uwo mwana mumusuhuze. Natwe turababyeyi dukunda abana cyane. Byiza cyane. Dusigaranye iminota mike. Reka tongere ariko turacyakira abantu kuri 079 18 25 900. 079 18 25 900 niyo nimero. Mutuganirire mu minota mike yego dusigaranye. Tubwire ukuntu namwe nibura mwabaye abaragwa bijuru, abaragwa b'ubugingo mubikesha Yesu. Abantu bari Gisagara mu majyepfo bari kudukurikira, Gicumbi baduhamagaye. Okay. Yes, Fine FM, allo? Yavuyeho. Hari undi waje. Twakira undi. Egera kure ya radio. Okay. Aha. Yes. Aha. Allo, Fine FM? Egera hirya ya radio gato. Ça dérange. Byasakuriza abandi batwumva. Reka twakira abandi dufite iminota nk'itanu. Allo, Fine FM? Yes, turabumva. Muri wande muherereye he? Izina? Aimable. Muraho? Yesu ashimwe? Yesu nashimwe Aimable. Mwadukurikiye mu kiganiro ijuru ntigorerwa? Yes. Ariko numva ko nanjye hari uko niyumvaga ko ijuru rikorerwa. Yego. Ariko numvise munduhuye umusigiye kwa amaraso ya Yesu. Yego. Yaje gukuraho ibyaha byacu. Byose ongeraho ngo byose. Yego. Yes, Aimable, urumva noneho ijuru ribaye iryawe, icyizere ni cyose? Yes. Uvuye mu mubiri none cyangwa ejo wumva wabugiye mu ijuru? Kubera iki? Amen. Hallelujah. Amen. Aimable, uze kutwandikira kuri 07844255 tugushyire kuri WhatsApp group ujye ukurikira ibiganiro buri munsi. 4255 nibyo rwose. No kuri YouTube ugiyeho ukandikamo ijuru ntikorerwa TV wakurikira ibiganiro byacu byinshi cyane. Arakoze cyane. Koze Aimable. Allo, Fine FM. Allo, Fine FM? Mwiriwe kandi muraho, Yesu ashimwe cyane. Ninde tuvugana muherereye he? Ninde tuvugana muherereye he? Aya. Ninde tuvugana? Jean de Dieu muherereye Jado. Okay. Ngaho gusha ku ntego. Yego. Yego. Yego.
yego très bien très bien yes yego yego aha okay aha yego Jado yeah amen amen yeah très bien okay urakoze cyane Jado kuri ubu ngubu nawe urumva uri umukiranutsi ku bwa Yesu urakoze cyane iminota yakirarangiye uratwandikira kuri 07844255 tugushyire kuri WhatsApp group ujye ukomeza gukurikira ibiganiro byacu wajya no kuri YouTube ukandikamo ijuru ntirikorerwa TV ugakurikira ibiganiro byacu byinshi biriho twongere tubane ku munsi wa ryari ejo